Kintsugi TV show. Link people with friends. Ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo akene ijambo ry'Imana. Muri mwanya Imana iduhaye ni iryo jambo tugiye kuganira. Akenshi iyo umuntu abwiye kari kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa se tuvuganira ijambo ry'Imana biza muri we akumva yakwigisha ibi akumva yakwigisha ibindi, ariko hamwe no gusenga Mwuka Wera arahishura akerekana igikwiriye ubwoko bwayo. Amena. Rero niyo mpamvu Imana yashimye ko tuganira aya magambo ari mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero nk'uko tumaze kuyasoma ku gice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 5. Mugize ngo tuganire muri uyu mugoroba tuvuge ku ngeso za gikristo. Niwo mutwe w'amagambo, ingeso za gikristo cyangwa se ingeso zikwiriye umuntu w'umukristo. Umuntu w'umukristo ni izihe ngeso akwiriye kugira? Ko turaba tuganira niwumva ari ukuntu bimeze, turaza gufatikanya dusenga Imana muri uyu mwanya dufite. Aya magambo y'Imana dusomye ari muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Petero arimo kuvuga ku bijyanye n'ingeso. Ubundi ingeso ziba zirimo ibice bibiri, hari abagira ingeso mbi, hari n'abagira ingeso nziza. Ariko nagira ngo uyu mwanya tuganire ku ngeso za gikristo. Ingeso nziza birumvikana ni ingeso za gikristo, ariko nanone ingeso mbi aba ari ingeso za gipagani. Umuntu ugira ingeso mbi ni umupagani, ariko kandi umuntu ugira ingeso nziza ni umukristo. Niyo mpamvu nagize kugira ngo tuganire ku ngeso za gikristo, turebe uko dukwiye kwitwara. Imana yacu tugire neza, Imana iturengere. Petero yanditse ingeso zigera mu 8 zikwiye kuranga umukristo. Nizo ngira ngo tuganire muri aya masaha uyu mwanya nk'uko tumaze kubisoma. Yanditse ingeso zigera mu 8, niba mwabisomye neza muri ya rwandiko rwiwe. Rero tugiye kwigenzura, tugira icyifuzo uyu mugoroba. Nusanga hari ingeso udafite imwe muri zo umukristo, mureke duce bugufi dusabe Imana imbabazi kandi twambike imbaraga tubashe kugira zino ngeso kuko zikwiriye umuntu wese w'umukristo. Amina. Niyo magambo Imana ishimye ko tuganira. Umukristo ufite ingeso imwe muri izi nagashobora kuba umukristo ukomeye. Turaza kubireba. Iyo ufite kwizera ariko ukabura kwihangana, ntabwo ushobora kuba umukristo ukomeye. Umukristo akwiye kuba yuzuye, afite ibyangombwa byose, afite zino ngeso zose nk'uko Petero yabivuze. Petero we yakomeje avuga hasi kuri kino gice ko yasomeye igice cya mbere umurongo wa 9, aravuga ngo kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi. Abihamya neza ko umuntu udafite izo ngeso aba ari impumyi. Ingeso ya mbere twasomye twihuse kubera igihe, yatubwiye ngo ni ukwizera. Amina. Umukristo akwiye kubaho afite kwizera. Umukristo udafite kwizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Kwizera niko kutwambika imbaraga, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Iyo usomye Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 1, twakwizera icyari cyo. Avuga ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Umukristo rero, umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Umuntu w'umukristo ubuze ingeso yo kwizera, uwo nguwo ntabwo akwiriye rwose kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Bavandimwe, mureke tugire kwizera, tugirire Imana icyizere mu bintu byose dukora, kubera ko kwizera niko kunesha isi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Udafite kwizera biragoye ko wanesha iyi si. Irimo byinshi bikomeye, irimo byinshi bigoye, ariko kuyinesha nuko waba ufite kwizera. Ikintu cyo kwizera kirakomeye cyane.
kugeza naho Yesu yakivuzeho igihe kimwe. Abantu baramubajije ngo tugire dute kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Uzi ukuntu Yesu yabasubije muri Yohana ibice 6 umurongo uhereye ku murongo wa 28. Ubwo bantu bamaze ngo tugiye dute ngo dukore umurimo w'Imana, Yesu arababwira ngo umurimo w'Imana ngo uyu ngo nuko mwizera uwo yatumye. Abyumvishe ukuntu ikintu cyo kwizera gikomeye, kugeza naho Yesu yakise kari ko gukora umurimo w'Imana. Bishatse kuvuga ngo umuntu utizera nagagira ute, nagakora umurimo w'Imana. Niko kuri ku ijambo ry'Imana. Rero bavandimwe, mureke tujye twizera Imana mu bibaho byose. Imana yacu izatugirira neza. Uyu murimo rero niwo dukora mu itorero, niwo wa mbere. Ibyo wakora byose ariko udafite kwizera ntacyo byaba bimaze. Amasengesho yose wasenga, iminsi wafata, icyambere nuko waba wizera. Udafite kwizera ibyo ngibyo ntacyo biba bimaze. Yemwe iyo usomye no muri Yohana ibice 11 umurongo wa 25, ngira ngo tuhasanga inkuru za Lazaro, aribwo Yesu abwira abantu ati ngo nige kuzuka n'ubugingo, bunyizera naho yaba yarapfuye azongera agira ute, azongera abeho. Urumva mu kwizera harimo n'ubuzima. Niyo waba warapfuye warizeye Kristo urongera ukabaho. Bavuga kandi umuntu wese ukiri unyizera ntazapfa iteka ryose. Bavandimwe rero, niba wizera Imana uzaba iteka ryose, ariko niba utizera Imana uzacibwa iteka. Uko ruguri ku ijambo ry'Imana. Barome ibice 10:9 baravuga ngo niba watuza akanwa kawe yuko Kristo ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukabyizera mu mutima, icyo gihe uzaba ukijijwe. Amina. Rero niba nanone utizeye Kristo ko yapfuye ku musaraba kubera ibyaha byawe, ntabwo urakizwa. Kwizera Kristo niyo nzira nziza y'agakiza. Kuri 11 aravuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Bavandimwe, mu kwizera nta muntu wizeye Kristo ngo akorwe n'isoni. Abarimba ngo nawe yikoreye ngo yikorere amaboko, ariko kwizera Kristo mwizeye ngo akorwe n'isoni. Yohana ibice 3 umurongo wa 16 babivuga neza, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uwo murongo benshi barawuzi, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ukagira ute, ubugingo buhoraho. Kwizera Kristo harimo ubugingo buhoraho. Yesu yaravuze ngo tugira kwizera kungana nuko akabuto ka sinapi, ngo dushobora gutegeka n'imisozi ikegerayo rwose ikatwumvira. Ese kwizera kwawe kurashitse? Tubitekerezeho. Akabuto ka sinapi abenshi hano ntabwo bakazi. Abakazi hano ni bande? Nta n'umwe ukazi? Ndabona mushiki wacu ukazi, Imana mu umugisha. Aro numvishe arimo ukavuga buriya ngo akabuto ka sinapi uro muraruzi, no hafi ya twese turaruzi, ngo buriya ngo akabuto ka sinapi ukaba ari gatoya cyane kuruta ururo. Yesu yaravuze ngo kwizera kwacu ngo ni kungana nibura n'akabuto ka sinapi, ngo dushobora kubwira imisozi ikegerayo. Tubwire Imana rero itwongereye kwizera. Kwizera Kristo tubyibuke neza, ntabwo ari amagambo, ahubwo mu byo tuvuga no mu byo dukora bihamya neza ko twamwizeye, kandi Imana yacu ishimwe, Imana yagwa icyubahiro. Ingeso ya kabiri tudatinze, ubwo iyo yari ingeso ya mbere yo kwizera. Umutima wawe wumvishe, nta mu byo ukora byose wizera Kristo, mu masomo yawe nawe wizera Kristo, mu mibereho yawe muri geto byashize. Uko bigenda kose niba uticira inzira, niba utakaza kwizera ugatambikira inzira ya Kristo, rero turaza gusenga Imana ikweze kandi dutunganye. Ingeso ya kabiri, ingeso nziza. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Abantu bagira ingeso nyinshi zitandukanye, hari abagira ingeso nziza, hari n'abagira ingeso mbi. Uko niko kuri, nta banga ririmo. Bamwe bagira ingeso mbi, abandi bakagira ingeso nziza. Yemwe Pawulo we mu rwandiko yandikiye Abagalatiya yagaragaje neza imirimo ya kamere, agaragaza n'imbuto z'umwuka. Ngira ngo murabizi, agenda abirondora byose arabivuga. Rero dukwiye kugira ingeso nziza mu byo tuvuga, mu byo dukora, tukagira ingeso nziza kugira ngo abatazi Imana bahindukire bayimenye. Hari ibintu bikunda kuba, ugasanga umuntu ni umukristo ariko wareba ingeso ziwe ugasanga ntabwo afite ingeso nziza. Birakwiye ko tugira ingeso nziza muri bagenzi bacu, birakwiye ko tugira ingeso nziza aho turi hose, mu banyeshuri, muri geto, muri famiye, tukagira ingeso nziza. Hari ibintu byakunze kuba cyase n'ubu biracyaba, ukabona umuntu ni nk'umuririmbyi runaka ariko akavuga ati ngewe buriya
inzoka yanjye nabikorana na kanaka, kabati ngiye buri amaraso yanjye na yuri yanjye ukuntu meze, kavuga ati amaraso yanjye narakorana nawe pe, ngo ngiye niko neye. Ibyo birakwiye ati inzoka yanjye rwose Imana ijya itubabarira kandi twese idutunganye. Rero avuga ibyo kugira ingeso, abize dukwiye kugira ingeso nziza, ingeso zikwiriye abakristo, ingeso zikwiriye abana b'Imana, ingeso nziza. Imana yacu iturengere kandi Imana itugirire neza. Muri ibyo yarembye avanga ingeso wa mubi yanyanduze, ngo zashaka kubyuka ngo zirimbura ugirute, uzice pe mwe nihariwe n'ibya Yesu. Ese ingeso zawe zirakwiye? Muri geta huba hano ku ishuri, ingeso ugira mu bapagani ziba zimeze. Turavuze ngo ingeso zawe nziza, ngo nibazibona ngo bahere ko bagira ute, bahimbaze data wo mu ijuru. Ese izi ngeso ufite? Umutima wawe murimo kuganira, urabizi Imana itunganye. Ingeso ya gatatu Petero yavuze ingeso yo kumenya. Kumenya Imana neza, ukabaho uri umukristo ushikamye, uhamye, uzi ibyo urimo. Wari uzi neza ko abakristo benshi usanga batazi ibyo barimo. Kabona umuntu aza kuririmba atazi ibyo ari kuririmba, umuntu akaza gusenga atazi impamvu ari gusenga. Arimo kuvuga ingeso yo kumenya, birakwiye ko dukorera Imana tuzi. Niba uje hano kuririmba ukabuza impamvu urimo kuririmba, niba uje gusenga ukabuza impamvu urimo gusenga. Niyo mpamvu ujya ubona haduka inyigisho nyinshi zipfuye, ukabona umuntu baraje baramucarenga, bamubwiye ibintu biboneye, inyigisho ziraho, aho kubera atazi icyo yakurikiye n'icyo yamenye, kaza kumva arasezeye rimwe na rimwe aragiye, nawe ubwe atazi n'iyo yagiye. Birakwiye ko dukura tukamenya Imana twakurikiye, tukamenya ibyo turimo, apana gupfa kugendera mu kigare. Rero Petero avuga ko iyi mbuto yo kumenya cyangwa se ingeso yo kumenya ku muntu w'umukristo wakurikiye Yesu akwiye kuba azi ibyo arimo, apana kugendera mu kigare. Rero birakwiye ko dukurikira Imana tuzi neza, tugashikama, Imana itwambike imbaraga.